Iyi ni gasopo ndimo ndashaka guhereza abagabo by'umwihariko mwebwe mukiri bato, abagabo n'abazaba abagabo bakiri mu myaka 20 ndagira mwumva ubutumwa bukubiyemo ibintu ugomba gusuzuma ko utari gukora uyu munsi, cyangwa se ngo uzabe mu myaka 30 igiye kuza uri imbwa rubebe tukureba tukifata ku munwa hasi yabo kukananwa bateye ubwoba, ariko ni ibintu ntakwifuriza. Mu myaka yawe 20 ngo nicyo gihe ngo wemere wakira ukuri ushaririye ngiye kukubwira ni ukuri, ngo ubundi imyaka urimo ni imyaka yo kurema urufatiro cyangwa se fondasiyo y'ubuzima bwawe ni mu myaka 20. Hano ndi kuganira n'abantu bifuza kuba abagabo cyangwa se kubaho kigabo nk'abagabo. Ugomba kumva ukuri kandi ukumva ubu butumwa, ngo buriya mu myaka yawe 20 ntuzigire wemerera ko umugore cyangwa se ntuzigire wemera ko umugore aguhuma amaso yifashishije ikintu cyitwa urukundo. Ntuzatume ngo ibintu by'inkundo bicanganyikisha ubwonko bwawe n'abagabo. Ubundi mbere na mbere mu mwabahungu mwe nimureke guha uburenganzira abagore cyangwa se abakobwa ngo bakinire mu mutwe yanyu cyangwa se mu mitwe yanyu bitwaje ibintu by'inkundo, ngo gasanga ikintu cy'igisore cyarize ngo bacyanze. Ni mu rukundo bibaho ibi bintu ndabizi. Ufite imyaka 20 ukuri imyaka ni ibintu byoroshye cyane kwisanga mu mikino y'ubugoryi nk'iyi w'inkundo, imikino iciriritse niko uyu muntu abyita. Gusa ngo mukuru wanjye, muvandimwe wanjye, ndashaka ngo ube smart, ugire ubwenge, gira ubwenge, uri mu myaka yo kwiyubaka. Ngo urukundo muri iyi myaka ni 20 ngo ni urwakuyobya akenshi, ngo umukobwa cyangwa se umugore azakubwira buri kimwe, gusa ngo ikibabaje azaba ari kukubwira ikintu wowe cyangwa se azakubwira wowe ibintu ushaka kumva. Aba yagucunze neza, barakubara, baba bakubaze. Baba ni abagore cyangwa se abakobwa, ngo ariko ibintu uzemere ko birema igihu ku mutima wawe cyangwa se ku mutima nama wawe uzahora ureba neza. Ntabwo wapfa kunyizera, gusa ngo inkundo nyinshi mwishora mu myaka 20 nyinshi muri zo nta na rumwe ruzava mu rugo ngo mubane cyangwa se nk'umugore nk'umugabo. Haba no ku bakobwa nuko bimeze. Ndagira ngo mukurikire inzozi zanyu murebe ngo mushaka kugira kuki, mureke kuzimirira cyangwa se gutakarira muri iri hurizo ry'ubugoryi ngo ni urukundo. Uriya mukobwa muri kumwe cyangwa se uriya musore muri kumwe, tekereza ko ari wowe nyawe, ari we Imana yakugeneye, sibyo? Bitekerezeho nanone, niwe Imana yakugeneye, niwe wanyawe, sibyo? Ngo rekera gutakaza imbaraga n'umwanya wawe yewe n'amarangamutima yawe ku bintu n'ubundi bifite amahirwe menshi yuko cyane ko bitazavamo ibintu bizima, ko bikubiye kenshi ko uriya bizarangira nk'abandi bose. Mu gihe uri mu myaka 20 ikintu cya mbere ukeneye ni ugukorera intego zawe, ibyo bifuza kugeraho. Gukuri imyaka ubundi niho abantu bakorera ibyo bifuza kuzageraho, barimo indoto zabo ubundi bakazishyira imbere kuruta kwizerera mu bintu by'inkundo biraho. Abantu bazi ubwenge ngo bizerera mu kubaka urufatiro rw'ahazaza muri iyi myaka kuruta kwita ku mananiza y'inkundo kenshi ngo ziba zitazamara n'igihe zitazaramba. Ni inkundo cyangwa se urukundo rwo mu myaka 20 rw'imyaka yo kurema, ngiyi imyaka yo kurema ahazaza ugasobanukirwa ibyo ushoboye kwishakisha kandi no kwirema bya nyabyo. Abasore b'iyi minsi ntabwo bajya bamenya ko inkundo cyangwa se urukundo rutegereza, ngo ariko intego zabo zo n'amahirwe yazo ntabwo bashobora gutegereza, ntabwo aba yiteguye kubategereza. Ushobora kubivamo uyu munsi igihe wazagarukira ukabona umukunzi, ngo ariko se wakora iki, wakora ibingana iki ku buryo ibyo wateganyaga kuzageraho mu myaka 30 igiye kuza cyangwa se muri 2030 ku buryo wahagarika kubikoraho ngo hanyuma ukazisanga aho wagomba kuba wari uri cyangwa se wagombaga kuba uzaburi. Tujyane, niba ufata urukundo rwo mu myaka 20 ukarutisha ibyo wifuzaga kuzageraho mu buzima bwawe, uri umusazi kandi uzicuza. Nimwumvize inama zikubiye muri ubu butumwa. Ubundi abakobwa benshi akenshi gukururana nabo muri imyaka 20 ntabwo muba muzabana nk'umugore n'umugabo. Yewe hano ntabwo nshatse kuvuga ko inkundo atari ngombwa, gusa ngo ntugafate imbaraga zawe zose ngo n'ubundi uzishore mu kintu uzi ko bishoboka ko kitazaramba nk'iki. Umutima werekeza ku ntego z'ubuzima bwawe. Urukundo ruba rugomba gutiza umurindi, gutiza imbaraga intego z'ubuzima bwawe kuruta uko ubuzima bwawe bwakuzuramo amananiza y'iyo mikino. Hakuzuramo imikino nk'iyo ngiyo ni abakobwa cyangwa se abasore batabarika. Iyo mibare iraciriritse niko umuntu avuga hano. Rekera kwigira ikigoryi, rekera gutekereza ko
buri mukobwa wese muri kumwe, buri musore, ngo ari ubuzima bwawe bwandikiwe, hazaza hawe hajya hahora hari imbere mu myaka 20. ngo ngiyi imyaka myiza yo kwihugura kandi ukabona byinshi mu bishobora kuzagufasha mu buzima bwawe bw'ahazaza. Ihugure muri bya bintu bikenewe kandi ngo byishyura neza ku isoko. Jya kwiga ikoranabuhanga, jya kwiga uko ubucuruzi bukorwa, sobanukirwa amafaranga n'uko bayashora. Ibi ni ibintu bizakwishyura akayabo mu myaka ya 30 na 40 igiye kuza. Iki ni igihe cyo gutera imibare, ni mu myaka 20. Rekeraho guta umwanya mu kazi cyangwa se muri twatundi twe twita ko ari utwa feke, tutagira icyo twongera mu byo wifuza kuzakora cyangwa se kuzageraho cyangwa se kuzaba byo. Hanga amaso kuri bya bintu bizatuma uba utajegera mu myaka yawe igiye kuza. Ngo ikindi kintu abantu batamenya kare mu myaka yabo 20 nuko baba bagomba kwirinda inda zitateganyijwe. Ubu umusore cyangwa se umukobwa, ibi birakureba. Ngo ntuzakorere ikosa, ndagusabye. Niba ukunda Tele Montagne Rwanda, ubuzima tubamo buragoye kandi uko ugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucunze nabi ntumenye watakariye. Niyo mpamvu guhera uyu munsi ukurikira amasomo wungukira hano kuri Tele Montagne Rwanda. Amasomo yagufasha mu buzima kugira ujye ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye. Ureba munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu niho ukanda ukajya ubona ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye, none no mu gihe kizaza. Inda utateguye ngo nta kintu kibaho kizagusubiza inyuma nk'iyi mibare. Ibyo wateguye bizagenda gake kandi uzahura n'imbogamizi nyinshi kubera ibi bintu. Korera umwana imburagihe, bizananiza igihe cyawe kandi n'ibyo ushaka kuzageraho ibi bintu ubundi wabyumva neza. Uramutse ufite umwana ku myaka 20, nta kintu ukeneye nko kwitondera imibanire ugirana n'abandi, harimo n'inkundo, kandi ukamenya neza ko umunsi uzaba ugiye kuba umubyeyi koko, ko uzaba wariteguye bihagije. Mbere yuko utera intambwe n'imwe, banza umenye neza ko wacunze neza umwana wabyara, azaba ari icyemezo cy'ubuzima bwawe bwose niyo wamwihakana. Rero nuba utaraba tayari cyangwa se utaritegura ugafata imyanzuro y'ubugoryi, ngo byange bikunde bizakwemeza. Gutangira umenyane n'abantu bafite umumaro, babandi bagira icyo bihutisha ku ntego zawe. Ngo ntuzaca amazi imbaraga zihishe mu kumenyana n'abantu. Uzitonde wa musore we, menyana na babandi bafite aho bageze cyangwa se bamwe ubona bifuza kugira aho bagira. Ibi ni ibintu bizagufungurira inzugi utigeze unatekereza ko zibaho mu busanzwe. Muri iki gihe ni byiza kumenyana n'abajyanama, inshuti ugira shaka za zindi ngo zifite ibitekerezo nk'ibyawe, kandi ngo ntukajye utinya kwegera babandi ufatiraho urugero. Ngo abantu ntabwo tubiha agaciro, gusa ngo abantu tubana nabo nibo bazana inyungu cyangwa se amananiza, cyangwa se bakananiza ahazaza hacu abenshi muri twe. Reka tuvuge ku buzima wakabaye ubayeho niba uzi ko ufite imyaka 20 kuzamura. Ngo ubuzima ni ubukungu, ibyo ngibyo uzahora ubyibuka. Ubuzima ni ubukire. Jya ukora siporo kandi urye indyo yuzuye. Jya wita ku buzima bwo mu mutwe hawe, soma ibitabo kandi wige ugire ubumenyi iteka. Jya ugaburira ubwonko bwawe. Ngo nta muntu wagera ku nzozi ziwe zihambaye adafite ubuzima bwiza kandi atameze neza mu mutwe. Ubuzima bwiza jya ubushyira imbere. Ngo imisho duhitamo muri iyi myaka ni mu myaka 20, akenshi gumana natwe mu bihe n'ibihe. Iteka jya umenya ko wishora mu mico myiza. Ndagusabye gendera kuri ya mico ikwangiriza. Ubuzima bwawe usukure, wibatwa n'itabi, inzoga n'ibiyobyabwenge cyangwa se abakobwa, uburaya n'urusimbi. Buri inshuti zanjye murabizi uko mitondetse hejuru bizakudindiza kandi bizatuma ubuzima bwawe bubaho mu ngaruka. Ngo jya uhanga amaso kuri ya mico ituma ubuzima bwawe buba bwiza, apana ya yindi busenya. Imico ya rurangiza ikwangiriza ngo nta kindi ikora uretse kugukerereza no gutuma bigukomerera ibyo wiyemeje kugeraho. Mu myaka 20 kuzamura buri imyaka yo kwihangana. Ntabwo ari igihe cyo gukorera ibifaranga byinshi, nubwo nabyo ntacyo byaba bitwaye. Ngo ahubwo ni igihe cyiza cyo kubaka urufatiro rw'ubukungu rw'ahazaza, fondasiyo. Ngo ku myaka 20 ngo ntugacibwe intege nuko amafaranga cyangwa se banki yawe itariho ibifaranga byinshi. Reka ngo guhozaho no kwihangana nibyo ingenzi ahangaha. Icy'ingenzi hano ni ukwiyubaka, ubundi bifaranga ntumenye uko bigenze. Ndagira wibuka ko umujyi wa Kigali tutawubatse mu munsi umwe, byadusabye iki? Ugumye ukorera intego zawe, ubundi uzambwira uko bizagenda. Hejuru ya byose gira ubwenge kandi ube umunyabwenge.
koresha igihe cyo mu myaka 20 wiyubaka witegura kuba umuntu ushikamye nk'uko ubyifuza. Ni ikosa rikomeye cyane kwirukankira bya bintu bishobora kugutegereza. Uri mu myaka yo gukura, uri mu myaka yo kwiga ukagera kuri byinshi no kwitegura icyiciro cy'uburyohe cyo kuzishimira intsinzi yawe. Nimwite ku ntego zanyu, mujye discipline ku myanzuro mufata, mujye mwifata kandi mukora amahitamo meza ari mu ubwenge. Kwihangana niryo bangangaha. Bwari ubutumwa, ni nuko musoje hano ni kuri Telemontagne Rwanda, ahantu kurikira ibiganiro inkuru zigezeho kandi n'amasomo y'ubuzima ko twizera ko biri mu bintu dukenera buri munsi kugira tube tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Uri ahantu hajyaho rero menya byinshi kubera mu isi ukurikira Telemontagne Rwanda. Kumanuka munsi iyi video ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu ukahakanda utamutangira kujya mubona ibiganiro byacu byose mu buryo buboroheye kandi bitabagoye, ubundi tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi. Utasinze ababore rero niyo gahunda tuhana buri gihe. Nitwa Samuel Mugisha Rikimani, tuhana Mugisha, nimukora ku kantu ni subscribe.